ntabwo u Rwanda ruzabaho rwonyine ku isi. Muzagira abaparteneri bitwa Ubufaransa, bitwa Ubwongereza, bitwa Amerika, bitwa Uburusiya, bitwa Ubushinwa, bitwa Abanyekongo. Tuzakomeza tubane nk'abanyagihugu. Iyo nta shwa ihari. Maintenant partenariat zihari ubu ngubu kuki zimeze uko nguko. Dufitemo uruhare nkatwe nk'abaturage, ariko nabo bantu bashaka inyungu zabo, ndagira ngo tujye dutekereza mu buryo bwa politiki n'intiyari nk'uko tubivugira ahangaha kuri za space. Niki nka opposition nyarwanda, niki muha aba bantu b'Abongereza n'Abanyamerika n'Abafaransa n'abaki bose, niki mubaha kirenze icyo Kagame abaha? Ni ibingibi tugomba kumva nk'abanyepolitiki. Rero tugomba kureba niki jeune Afrique iha no Guevara ndakumanura Guevara uretse niki jeune Afrique iha Congo. Ubwo suragira ngo tuganire gute kandi ko twakwinginze gerageza utange igituma tujya mu kiganiro kizamuke ariko wumve ko nari amasambu y'amadirizi nayo bizaba ikibazo. Uvuye kuri jeune Afrique kugeze ku masambu. Mark, urumva ibyo navugaga nuko ibizahinduka ni forme za partenariat. Ni naho biriya bihugu bya IOS nzi ko uri umufana wabyo. Bafite ibibazo nabo bikomeye by'imiyoborere bamwe na bamwe. Ariko baravuga bati dukeneye partenariat ganyanganya. Dukeneye imikoranire n'imibanire hagati yacu ituma n'abaturage bacu babaho neza. Ntabwo u Rwanda ntabwo rwihagije kugira ngo rubeho rudafite ibihugu by'amahanga. Dukeneye amafaranga, dukeneye ikoranabuhanga, hari ibintu byinshi cyane dukeneye mu partenariat zigomba kubaho. Ariko ntabwo natwe dukeneye ubutegetsi bwica abaturage bacu mu nyungu zabwo, nabariya nabo bagaceceka kubera ko inyungu zabo zarengewe. Ariko politika ahantu igeze cyane cyane yo mu karere twanabirebera kuri diplomasi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni diplomasi yageze ikavuga ati okay, muzaba abantu ikintu bashaka, impamvu dufite intambara nuko bashaka amabuye y'agaciro yacu. Noneho reka tuyabemerere banayatware ku mugaragaro, natwe abaturage bacu bagira amahoro banatera imbere. Nuko diri zikorwa. Ibindi hari education twebwe tugomba gukora mu baturage, twebwe tugomba kwiyedika, tugomba kwihugura, n'abaturage bagomba guhuguka bagahugurwa kugira ngo bamenye ubwene gihugu bwabo, bamenye ukuntu baba abaturage bigenga mu bihugu byabo. Ariko igihe bitaragerwaho nta yindi choice dufite atari yo kunegosia. Ubwo bibaye ngo bivuga ariko ntibari ngo ko tubivuga hano kuri za space, ariko ntabwo dushobora kwandikira abantu tubabwira uti abanyarwanda barageraniwe, nyabura nimugire icyo mukora, ku rundi ruhande ngo tuze kubashinja ngo mukorana n'uriye. Erega natwe tugiyeho batwakorana. Murumva rero aho ngaho hari ibyo tugomba kureba kugira ngo tugire coherence mu rugamba turimo. Nitumara kugira bombe nucléaire tuzakora ibyo twishakiye. Pakistan yikora ibyo yishakiye, Korea y'Amajyaruguru ikora ibyo yishakiye kubera ko bafite bombe nucléaire. Iran bashobora ejo bundi nahoze ndeba abantu 5 bo muri Iran ngo bashobora kwicwa mu minsi iri imbere. Maduro baramufasha baramujyanye. Wegeze ngo bafite bombe nucléaire bamujyana. Ntibishoboka. Hari za rapport de force rero ziba zihari tugomba kureba nk'abanyepolitike. Ni byiza wenda ko tunabiganira no kuri space kugira ngo nabo babyumva. Iyo bigeze hariya mu bintu by'ibihugu ni inyungu zikora. Ibyo bya droit de l'homme no kureba ngo barafinda bamufunze, Ingabire bamufunze, ntacyo bibabwiye. Abadepite yes bari intumwa za rubanda, iyo babageje iki kibazo barakijyana muri parlement bakabiganiraho, ariko hafatirwa ibyemezo muri babandi bafite imbaraga. Iyi si ifite abantu bafite imbaraga bayiyoboye. Abo bantu rero imvugo bumva ni transaction, urampa iki ndaguha iki, nuko bigenda. Noneho ibyo dutanga binaterwa n'abaturage bacu ko bitwara. Niba mu Rwanda abaturage muri rusange badashobora gushyira pressure kuri Kagame ngo arengere inyungu zabo, wazakomeza arengere inyungu ze, n'izabo bandi azirengere, ibindi ntacyo bibabwiye. Tugomba kuva muri emotion tukanamenya yuko iyi si ntabwo ibintu uko byanditse nka kuri amahame ya Bibiliya yanditse biba byanditse bisomeka neza, ariko padiri cyangwa pasiteri ntabwo bagira neza nk'ibyanditse muri Bibiliya kandi birirwa bigisha Bibiliya. Iyo ni realite y'iyi si nuko imeze. Ubwo rero nahacu kugira ngo tugire ikintu dukora kugira ngo aba bantu icyambere tugire imbaraga mu baturage
barenze 90% bashonje bataka inzara bahoterwa. Hari n'igihe wegera abantu bakavuga ati ariko rero ubutegetsi buri mu Rwanda bumeze neza, ukabaza se kubera iki? Nuko abaturage barabwemera. Ntago abaturage babwemera, no usibye mwebwe hanze abari mu gihugu iyo bavuze abaturage ntago bahaguruka ngo bakurikire, barafungwa. Martin ndakurahiye ejo ntago uzabona abantu 100 mu muhanda bavuga bati muturekurire barafinda wacu, ntago uzabona. Kandi ndakurahiye harimo abantu bageze kuri 3 miliyoni bavuga bati umusaza ararenganye, ariko ntago uzababona. Izo ni realite rero dufite zituma n'izi space tuzikora kugira ngo tugire icyo twageraho mu gukangura abaturage, mu kwikangura, mu kwikuramo ubwoba, kuko ibyo ngibyo nibyo bizana rapport de force. Aka kanya Burkina Faso nta bombe nucléaire bafite, ariko bashobora kugenda bakanegosia aho bashatse hose, kubera ko niyo bavuga ngo ugiye kwicura mu kapiteni wa Traoré kubera ko ngo atarengera inyungu zanyu, bafite ba Traoré nk'igihumbi. Abaturage bamaze gusobanukirwa keretse bose ubishe, kandi ibyo ntibishoboka. Niyo intervention ngere ngo nkore gusa ntaka nibyo uvuga, ahubwo kugira ngo tube complémentaire kandi tunabe pragmatique, n'abantu batwumva bumve ko hari pragmatisme igomba kubamo hano, banamenye imbaraga hano ziri. Igihe abanyarwanda twebwe tutihaye imbaraga ngo iyi FPR tuyishyireho pression, ibyo twavugaga muri kiganiro tugitangira ngo muyima amaboko, nta uvuze ngo mujye korasana, nta uvuze ngo mujye kwicana, ngo muterana amabuye, ariko muyima amaboko. Niba ari umuganda mwo kujyamo, uwo ni umuganda wo kwakira abatumirwa baza kuko ngo Rwanda ni rwiza ariko mwe mushonje. Niba bavuze ngo abana bajye kwiyandikisha mu gisirikare mwo kujyayo mubyihorere. Ni ibikorwa nk'ibyo ngibyo wabivuze kare bya désobéissance civile, nibyo bishobora gutuma mu buryo bwa economy bari abantu bagira ikibazo. N'impamvu ubu ngubu Kongo bateye ikibazo nuko Kongo yabahaga 50% ijya budget bakoresha buri mwaka. Kongo nimara gufunga imipaka ikabirukana, ayo mafaranga bazayakura he ko batigeze bizigamira? Urumva rero nibyo ngibyo nagira ngo intervene no nagusubiza ijambo niba hari icyo ushaka kongera. Hari icyo nashaka kongeraho niba munyemereye. Marte reka Gevera avuge intervention hano no umusubirize udusubize twese cyane. Okay, murakoze. Ntago ntinda, nashaka kubongeraho yuko dufite n'umuco w'abakobwa bacu bambara amaperike bakitukuza, bakamenya ibisekuru byo muri Bibiliya, batazi turindira gato mbabwira ukuntu baducanganikije. Ubwo se bihuriye n'ibyo twavugaga ubu ngubu? Birahuye kandi unyumve neza. Aba bantu n'ababyeyi batubyarira bambara perike bakitukuza, abana bavukiye imahanga ntabwo bitukuza. So umuntu azajya gukunda aba bazungu atazi ukuntu aba bazungu ari abahemu, aragora. Murakoze. Reka nkomezeho. Donc nashaka kuvuga Achille, ibyo uvuze nibyo, turasa nkaho turi kuvuga ibintu bimwe quelque part. Ni ukuvuga ngo hari igihe nanavuga nyine uburyo buri franc, ni mumbwira ikintu nyine ni ibintu bigoye kuvuga, ariko reka mbivuge. Ni mumbwira ikintu u Rwanda nk'igihugu rwa proposa Amerika, Ubushinwa, ibihugu by'Iburayi tuvuge, kugira ngo bavuge ngo tubagiye inyuma, ahubwo kaga turamuretse. Bajya kumenyesha ko ntacyo. Iyo bavuze ngo dushaka gukora inkingo, warumbashije ko buretse yakuretse yihanganira. Iyo bamubwiye bati dushaka gukora test z'inkingo ku bana bawe ku Banyarwanda, ahita avuga ati muzane. Marte, iyo nta preuve ufite? Sorry, désolé. Preuve wivuga ngo na urumva ni theory complot. Reka ndabira bya nucléaire bavuga uzagenda usoma umushinga wawe. Reka dore ku by'inkingo, n'imiti. Reka tuvuge ku by'inkingo. Amategeko y'iwacu hari ibintu byinshi atabuza hano bibushijwe, kuko biri komplike kuri bo gutera uruganda bakarujyana mu Rwanda kurenza ko barushyiranga. Kuki barutamo kurujyana? Kuko bishaka kuavansa siyanse yabo byihuse kurenza uko byari kwihuta. Ariko Marte, ibyo ngibyo uri mu kuvuga ngewe ndabyumva, ariko ndakurahiye ko uwagusaba preuve yanditse cyangwa ubuhamya bw'umuntu uvuga ibyo bintu cyangwa enquête y'abanyamakuru bagaragaza ibyo bintu ntabyo wabona. Ni nayo mpamvu ashirije abundi abana bagiye kwikingiza barapfa ari bangaye.
none hari ahandi warumva hano ahangaha imyaka hamaze umwana agiye kwishyinza agapfa. Oya ntago navuga ngo narabyumvise ngo hano ndi yakozweho. Hari igihe twigeze kugira abaganga umwaka ushize bapfa urushererane muri Roi Faisal. Hari ankete yakozwe. Ariko icyo gihe rero ntago wabihamya ahubwo wavuga uti birashoboka ko ibi bintu byaba ari ukunuko. Ariko ngo mwishusho ya politike kuko mwishusho ya politike kwene kiganiro twari tugomba kugira mu gikari maybe ntabwo byumvikana ko ikintu nka kiriya kigenda kigafungura mu gihugu bitaciye deba muri parlement. Ni ukuvuga ngo ibisigaye byose biba biri obscure kubera ko ubu ari ukuntu asimbuka amategeko. Ejo bundi bamuhaye amafaranga yo gupartaja bageza ngo health data sibyo amadone ya sante babijyanye muri Kenya abantu barabyanga bijya mu nteko bajya no mu urukiko ruravuga ngo no uwo mushinga ntabwo dushobora kwemera kandi perezida waba yagiye muri Amerika yayasinye yaje yishimye. Nese wacu ibyo birashoboka? Ni ukuvuga ngo umuntu ufite amafaranga ashaka gusuka muri Kenya kubera impamvu ze bwite kuko ari amafaranga ntabwo batubwira ko bayareka ngo kubera ko bakunda abanyafurika n'izindi mpamvu zabo. Umuntu wazanye umushinga mu Rwanda warishimye ariko muri Kenya zavuga ati bari abantu bahishije ntabwo dili zoroshye hariya. Reka tureke icyo ngicyo noneho tuvuge birabiri byo muri Kongo. Ibi bintu nakubwiye ku ntangiriro namwe nabwiye ninde ubiprofita. Ntabwo ari umunyarwanda wagiseseka, ntabwo ari umuturage wo muri Kongo wagiseseka, ni industry n'abantu bakora amatransaction ari ku buryo ndetse n'ibihugu rimwe na rimwe. Niyo mpamvu batorera iyo insecurity n'ayo mahoro make muri karere kuko bo bitabakoraho bikora ntacyo bitwaye. Gusa icyo nshaka kuvuga si uvuga ngo umuntu atakorana nabo ko umuntu atabona transaction yo kugirana nabo. Transaction ishobora kuboneka kuko ikintu cyane gifonctionne n'intérêt. Ni ukuvuga ngo niba bino bikorwa bo bungukiramo bihagaze kubera ko twabigizemo uruhare. Urabyumva nka opposite twabigizemo uruhare ko ibyo bintu bizo nyungu bafitemo zihagarara baba babonye impamvu yo kunegosia. Urabyumva? Niba ugomba kwishyira muri position ya force. Nawe ushaka kujya muri position ya force uri kumwe n'umuntu urya akaribwa n'akataribwa. Kereka igihe cyose watushije hahandi hatuma wa wundi ubenefisia iyi ntambara ni desordre yose nawe bimugeraho. Hari n'igihe mvuga nti ikimwe mu dushobora gushyira udutsiko tumwe na tumwe ari tw'abanyamahanga n'utwahehe dushyiraho fin kuri ibi bintu ni uko rimwe na rimwe abo kuko bo za repubulika zabo zirakora. Ni uko ni citoyen lambda ugura telefone ugura imodoka electrique ugura ibintu byose biva muri zira region abasensibilize kugeza ubwo nawe haguruka akavuga ati no turakora natwe sabotage. Icyo gihe niho bashaka kuvuga bati ibibazo byakomeye niba bitugezeho hano tugomba gukora iki. Urabyumva? Naho kuvuga ngo u Rwanda rwabaho rizwe, u Rwanda nta kintu rufite ntushaka kuba rurizwe. Ikintu cyane cyafasha u Rwanda ni ukubana neza n'ibihugu baturanye bakabikora mu buryo bifitiye inyungu umuturage. Ko umuturage yambukiye akajya muri Kongo akahakirira akaba yakwishyura n'imisoro akabaho neza. Ko umuturage ajya gukorera Uganda akajya gukora Tanzania akahakirira akamera neza. Nawe ibintu byo kubakira kugira ngo abantu buzuze imifuka yabo noneho n'abandi batorere yuko abanyafurika bapfa. Icyo ngicyo niyo paradigme niyo tugomba kuvamo, iyo logique niyo tugomba kuvamo. Naho ubundi bo à limite na igihe cyose biri gufonctiona barabireba bakamagana ariko najya mumenyesha ko bafite tous les outils yo guhagarika ziriya ntambara. Martin babarira gato ibyo twabyemeranyijwe ariko nawe hari aho twemeranywa avuga ngo ni izihe nyungu bafite zo kuza kurwana kurenza abanyarwanda ubwabo ku burenganzira bwabo ntazo. Ntabwo rero tugomba kubableminga. Abo rero urumva komba intambara turimo benefiting ariko wese ashira ntabwo bazatugirira impuhwe.
ntabwo asanga abanyarwanda bavuze ngo abantu bari gupfa ngo nimuze mudutabare no igihe cyose nituvuge nk'ubu hagize impamvu iriya shene ya provision yose babloke kubera twebwe bavuga bati bya bintu byakomeye ni naho rero twebwe twirebe nk'abanyarwanda ikibazo ni ubutegetsi buhari mu Rwanda dutolera kubera ko wavuze ngo ni abantu bashobora kuba batarenze 5% y'abaturage ariko nyine bafite ibyo bakoresha kugira ngo abaturage bahangane hagati yabo bakomeze birire ikibazo ni twebwe n'abagomba kubihindura n'abaturage ubwabo naho ngaho hari umuti ibindi baziyadapta bitewe nuko abaturage bazitwara bitewe nuko guverinance zizitwara ntabwo rero ngewe nemera ko ikibazo kigomba kuba bo nyine bareba inyungu zabo niko isi imeze natwe kandi dufite izo bombe nucléaire twareba inyungu zacu ibikorwa ni rapport de force muri iyo rapport de force nk'abanyarwanda nk'abari muri opposition nk'abaactiviste turakora iki kugira ngo twongere rapport de force